babyeyi mubishatse abo bana bansanga bamenya rwose bandatira abandi ndetse abakiri ibibondo bahuye izina ryanjye. Nitwa Nibizi Jordan Blessing, isomo ryanjye riboneka muri Efeso 6:1 haravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Yana rimwe mungo 18 vuga ngo uhesera kose nta muntu wizeze ko n'Imana ubwo umwana w'isinezi imuzituza sase. Mu Migani igice cya 10 umurongo wa mbere haravuga ngo umwana w'umunyabwenge anezeza se ariko umwana upfapfana ababaza nyina. Byose bituruka ku muryango. Iyo ababyeyi bakwigishije neza nawe ibyo bakwigishije neza ukabyitaho ukasoma Bibiliya, uko ugenda uyisoma kenshi ibyo usoma bigenda bikujya mu mutwe ukagira isomo ufata. Nkaba ngiye kubabwira umuvugo izahabu y'agaciro. Murakoze, nitwa Uwimbabazi Irene, navuye mu ntara ya Bibare Itorero n'Isamudoha. Nitwa Uwizeyimana Eugenie, nkaba ndi uwo mu ntara ya Muhima. Bernice, nkaba naturutse mu Itorero rya Zindiro, nkaba ngiye kubabwira umuvugo witwa mureke abana bato bansange binyuze mu babyeyi. Babyeyi mubishatse abo bana bansanga bamenya rwose bandatira abandi ndetse abakiri ibibondo bahuye izina ryanjye bataguza bataka umuremyi wabo uwo bakesha kuremwa kwabo. Mureke abana bato bansange binyuze mu babyeyi babo. Ese koko umwana yavuka azi uwo Yesu? Yego rwose, igihe umwana ari mu nda umubyeyi amutwite ibyo abwiwe nibyo yumva ndetse ibyo agaburiwe nibyo bimutunga bigatuma umwana akurana umunezero cyangwa umubabaro, kimwe muri ibyo. Mubyeyi rero niba ushaka umwana mwiza kandi ufite ubuzima bwiza kandi uzarerera Imana, tangira ukimutwite mubwire uwo Yesu singize rurema waremye byose kandi ujye urya ibyo kurya n'ibyo kunywa bikwiye, azagira ubuzima bwiza, azasimbagizwa n'ibyishimo byo kumva ibyo bisigwa n'ibisingizo bisingiza rurema, bizatuma mumenya rwose. Mumenya ko turi umwandu uturuka ku Uwiteka n'Imana muhabwa na rurema. Reka mudusigasiremo mutubwire uko bwije n'uko bukeye mu mudutoze. Reka kubyara bitera ababyeyi neza. Amateka ya Bibiliya abituvira umuzi, atubwira iby'ababyeyi aba twakita intwari mu kurerera Imana kuko ibigwi byabo byabaranze usanga bidasanzwe. Hamya neza yuko bareze abana babo bakiri batoya. Twavuga Yokebedi wari mama wa Mose. Ese mbwira nawe, iyo witegereje ubutwari bwaranze Mose igihe yayoboraga Abisiraheli, ubona yarabukuye hehe? N'ahandi yabukuye uretse ku mubyeyi we mwiza wamutoje akiri mutoya,
ibyo gucungurwa n'amasezerano y'umukiza Yesu, amubwira byose, amwegereza Imana, amusengera buri munsi, biramurinda, bituma bintwari ikibukwa na n'ubu. Mureke abana bato bansange binyuze mu babyeyi. Babyeyi binyuze mu mico yanyu myiza yo kwakira Yesu akaba ari we ubagenga, akabayobora amarangamutima yanyu, ukamujyana mbere muri byose, zabaha umurongo nyawo w'uburyo mwamuturerera n'uburyo mwamudushyira. Bizabahesha ishema mu bandi, bibatera ibyishimo mu mitima, kuko igihe ibyo mwadutoje bizatanga umusaruro mu buzima bwacu, bikaturinda ibishuko, bikayobora amahitamo yacu. Ibyo byose bizabashimisha. Umunyamigani yaravuze ati, menyereza umwana inzira akwiye gucamo akiri mutoya, azarinda asaza atarayivamo. Yego nimudutoze utubwire uwo Yesu, kugira ngo ubwo azaza agarutse tuzajyane hamwe namwe n'abo mwabyaye, tuzatede dutabarutse ku rugamba, dufite intsinzi yaducunguje amaraso ye. Ari nawe wivugiye ati, mureke abana bato bansange, nimubabuze kunsanga, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Kandi ati, mureke abana bato bansange binyuze mu babyeyi. Yari inshuti y'Imana, ibwira Yesu Berenice Sabato. Haleluya. Urwandiko rwandikiye ab'Umwana. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Umwana uti, uwa mbere akaba ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye akaba ari muzima. Aramvuga aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, nubwo utukwa n'abiyita abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye n'ibyo ugiye kubabazwa, ahubwo dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kugira ngo mugeragezwe. Ariko uzakiranuke kugeza ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Nitwa Nibizi Jordan Blessing. Isomo ryanjye riboneka muri Efeso 6:1. Haravuga ngo, bana mujye mwumvira ababyeyi banyu, Mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Yana 1:8 vuga ngo, uhesera kose nta muntu wizeza ko n'Imana, ubwo umwana w'isinezi imuzituza sase nayimenganisize. Itekaza wanjye zisasena agamisa musa tukasuisi asuza nezo zingo gake nanyose kom sususufu zizating zose kumwe nawe, simba yawe n'inkoni yawe umumuriza, usize amafuta munye igikombe sasesekara, nukuri na neza dibabazi zahora iminsi yose nyiriho, ntacyo zaziteka zose. Nitwa Ry'Abadiventiste, ngiye kubabwira isomo riboneka mu Migani igice cya 10 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, umwana w'umunyabwenge anezeza se, ariko umwana upfapfa ababaza nyina. Babyeyi nimwibuke ko abana ari umwandu uva ku Uwiteka, kandi nimwibuke ko uburere bujya buruta ububuke, kandi mumenye ko muzababazwa. Egera umwana mumenyereze inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Rerera Imana uri igisonga. Byose bituruka ku muryango. Iyo ababyeyi bakwigishije neza, nawe ibyo bakwigishije neza ukabyitaho, ukasoma Bibiliya, uko ugenda uyisoma kenshi, ibyo usoma bigenda bikujya mu mutwe, ukagira isomo ufata. Abwira wenda niba tantira akavuga ati, musigare mwiga ibyanditswe byera, bityo umwana azagenda akunda ijambo ry'Imana. Nasabira abana abayobozi yuko igihe cyose babona ari ngombwa yuko ino festival izajya kuko idufite akamaro kenshi. Njyewe amazina yanjye nitwa Twahirwa Mico Myiza Arno,
nkaba mfite imyaka 13 y'ubukuru, nkaba ngiye kubabwira umuvugo izahabu y'agaciro. Itorero ry'Imana, iry'Imana yihangiye, yashyizemo abagabo n'abagore, hanyuma ishyiramo izahabu y'agaciro. Iyi niyo mpamvu duteraniye hano nk'abana, kugira ngo tuvuge iyi nkuru ko turi impano y'Imana, y'ababyeyi batubyaye, iyi torero ryatureze n'igihugu cyaduhetse. Reka ndate nshima Rurema, we waturemye turabe, turi intama zo mu cyanya cye, niwe watugize inzahabu nziza ngo muturere neza, kuko ari twe torero rya none n'ejo. Birakwiye rwose ko dukuriza impano zacu ku birenge bya Yesu, maze tugakuriza impano zacu mu itorero, tugarura abantu kuri Kristo binyuze muri twebwe. Reka dushime tubikuye ku mutima ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 bemeye kudushyigikira muri iki gikorwa cya festivale, hanyuma bakemera yuko tugaragaza impano zacu kugira ngo abana bose ari inshuke, ibonka, ibitambambuga, abiga gutambuka ndetse n'abamenye gutera intambwe, twese twishimire mu mwami wacu. Amasaha ni amatindi, igihe n'umwanzi w'ibyiza, gusa reka nsoze nshima kandi ndata, ariko ikiruta byose turata umwami wacu Yesu Kristo, we muremyi wa byose. Gera umusizi usigane basiganure, twahirwa mico myiza. Murakoze, nitwa Ry'Abadiventiste, navuye mu ntara y'Abibare, Itorero ni Samudoha. Ndi umwe mu babyeyi rero barerera muri iyo ntara y'Abibare. Iyi gahunda rero ya festivale y'abana ni gahunda iba rimwe mu mwaka, ni gahunda rero igamije guhuza abana bagasabana, bakaririmba, bakavuga amasomo, bakavuga imivugo. Ikintu cya mbere rero nanone nyamukuru gituma ari ukugira ngo gitume iyo gahunda ibaho, ni uguhuza intara zigize umujyi wa Kigali ndetse n'u Rwanda rw'Uburasirazuba. Ubwo ni muri gahunda yacu ni ECRAF. Iyo gahunda rero ikintu ifasha aba bana ni uguhura bakaganira. Ikindi rero ifasha abana ni uko bibafasha gukurira muri Yesu, bakamenya inzira Yesu yagiye acamo, kuko nabo bibungura ubwenge bagakura bashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Nitwa Uwizeyimana Eugenie, nkaba ndi uwo mu ntara ya Muhima. Mbere ya byose turishimye kandi turashima Imana cyane. Turashima Imana kubw'iyi gahunda iri mu itorero ryayo. Iyi festivale ikintu ifashije abana cyane nuko abana bashishikarira kwiga ibyanditswe byera. Usanga umwana mutoya ufite imyaka 3 ashobora gufata igice cya Bibiliya cyose mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ubundi Abadiventiste tugira gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana buri gitondo na buri mugoroba. Uko twiga ijambo ry'Imana mu gitondo na buri mugoroba, niko tubanza kwigisha abana tukabigisha ijambo ry'Imana, tukabigisha gufata amagambo y'Imana muri Bibiliya, muri cya gihe baba bakina no ku ishuri, aho kugira umwana yiga ibitutsi, yiga amagambo mabi atandukanye, abavuga ya magambo yo muri Bibiliya yafashe mu mutwe. Uko agenda aganiriza n'abandi bana bituma arushaho kugenda yafata. Iyo habaye rero nk'iyi gahunda ya festivale, buri mwana araza agapresenta ya masomo yafashe mu mutwe, akavuga umuvugo, akaririmba indirimbo. Icyo gihe umwana nawe yumva ko afite agaciro mu itorero, kandi bigatuma umwana yumva ko nawe afite akamaro, kandi bigatuma imico ye ikura. Ugasanga umwana nta mico mibi afite muri society, muri quartier, ugasanga uwo mwana arazwi, arakundwa kubera ya magambo yo mu ijambo ry'Imana ahoza muri Bibiliya. Usanga abana mu biruhuko benshi babwirana amafilime, agafilime kayanga kagezweho, agasobanuye, ariko usanga abana b'Abadiventiste ntabwo ibyo babiha umwanya, ahubwo baba biga cyane amasomo. Ati nanjye ninjya muri festivale nzabashe guhagarara imbere y'iteraniro, mvuga isomo, mvuga umuvugo, ndirimbe. Igihe ajya kurepeta, igihe aba ari gufata ayo masomo, nta kindi kintu abona kimwangiza mu mutwe we.